niba wibuka neza ninde muntu wazanye izina Tuff Gang? Man, sinzi ni inspiration yaje muri twebwe kuko twagize debate ingana n'igihe cy'iminota nk'isaha yagezemo ko twari turi hanze kuri balcony turi kuganira. Ubwo yari wowe nande? Nari kumwe na Bulldog na Green P. Ya Lick ari muri studio imbere arimo recordinga, sinzi yari kuri recording indirimbo tugiye yandera, indirimbo ya Supertall ya TFP, yari kuri recording indirimbo za Supertall, harimo na Pifla we yarataraza muri studio ariko nyine bari bafitanye collabo na TFP na ba Mahoni Boni na ba TFP nyine urabyumva. Ubwo twari turi hanze tegereje ko bari bafite appointment ya kare, twe tugahita dukurikiraho ko nitwe twari priority icyo gihe tukiri muri ONB, twagomba gufata ijoro ryose turi codinga. So mu gihe rero turimo turatekereza ko turi crew kandi twumvikanye, hamaze kuvamo babiri bagiye kwiga n'ibitwa Santa Silas n'ibintu by'abarasta nyine biraho, kuko nyine twumva turi abarasta twese. No Twizibo we yari rasta cyane, avuga ko tugomba gushingira kuri Rastafarianism, ariko twe tukaba turi amaji cyane kurenza ko kuba abarasta. Ariko nyine kubera ko yari mukuru kuri twebwe kandi bisa naho we yararangije mbere kwiga, azagakino hari no kunasimbuka akabona uduceri, bikagenda gutyo. So bamaze gufata umwanzuro wo kugenda kwiga muri India, twavuze tureka none twe dukora ikintu koko nkuko twumvana, turi bamwe turumva duhuje, yaba amaraso yaba ideas yaba ibintu bimwe byose turabihuje, reka dukora ikintu cyacu. Iryo joro rero twafashe igihe kingana n'isaha imwe cyangwa ebyiri, haza kuvamo ikintu bitatafu.